Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9, umurongo wa 1 kugera kwa 5. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu urenganya. That road to Damascus changed Paul. Going down about 11 o'clock, perhaps of the day, that he was stricken down, and he heard a voice saying, Saul, why persecutest thou me? And he looked up. Iriya nzira y'i Damasiko yahinduye Pawulo. Yamanutse ahagana mu masaha 5 zuzuye. Byashoboka ko zari iz'amanywa, aho yakubiswe hasi. Maze yumva ijwi rivuga riti, Sawuli, undenganyiriza iki? Maze areba hejuru. And looking up, being a Jew, and know that pillar of fire was the Lord that led the children of Israel, because he knew that's what it was. Remember, this Hebrew would have never called anything Lord. Capital L-O-R-D, Elohim. Nk'umuyuda, yari azi ko iriya nkingi y'umuriro yari umwami wayoboye abana ba Isirayeli, kubera ko yamenye ko yariyo. Kandi mwibuke, uyu muheburayo ntabwo yari kwita icyo ari cyo cyose umwami. U-ma-wa-a-ma-i, Elohim. Unless he'd been satisfied that that's what it was, because he was trained scholar. Ikiretse abaye yanyuzwe n'uko ibyo byari byo, kubera ko yari umunyeshuri watojwe. And when he looked up and he seen this, a light, a pillar of fire that had led his people through the wilderness, and he said, Lord, Elohim, capital L-O-R, Lord, who are you? Maze igihe yarebaga hejuru, abona uwo mucyo, inkingi y'umuriro yayoboye ubwoko bwayo mu butayu, maze aravuga ati, Mwami, Elohim, mu nyuguti nkuru, umwami, urinde mwami. And what a surprise it must have been to this theologian to say, I'm Jesus, the very one that he was so against. What a turnaround! Oh, it must have been something terrific for this man. Mbega ukuntu byari ugutungurwa kuri uyu munyateolojiya kuvuga ati ndi Yesu, uwo yarimo arwanya. Mbega guhindukira, bishobora kuba byarabaye ikintu giteye ubwoba kuri uyu mugabo. That all the damn visions that he had, to find out all at once he'd been persecuting. The damn visions that drove him to farther away from the main thing that he meant to do. Iyo niyo migani yari afite gusa. Kubona rimwe na rizima imigambi ye yose yamujyanye kure mu kintu cy'ingenzi yashakaga gukora. What a great shock it must have been to this apostle when he said, I'm Jesus, the very one that he was persecuting. Why persecutest thou me? Amen. Kandi mbega uko byari guterwa intimba kuri iyi ntumwa. Iyi yavugaga iti, ndi Yesu, uwo muntu yarenganyaga. Undenganyiriza iki? Another little quotation we might drop in here. You see, as they make fun of the church, they're not really making fun of the church, they are making fun of Jesus. Hallelujah. Why persecutest thou me? Undi murongo muto dushobora guterekamo, murabona nk'uko baseka itorero, ntago baseka by'ukuri itorero, ahubwo baba baseka Yesu. Undenganyiriza iki? How could Paul then, with all his intellect, believe that this group that he was persecuting was the very God that he claimed to be serving? Ni gute Pawulo icyo gihe n'ubwenge bwe bwose yizera ko iryo tsinda yarenganyaga ko ryari ry'Imana yavugaga ko akorera? I think that, without going into details,
I think we're all well trained enough to know what I mean here. Amen. The same thing is happening today. Yes. What a thing it must have been for Paul. Ntekereza ko tutagimuzi, ndatekereza ko twese twatojwe neza bihagije kumenya icyo nshatse kuvuga hano. Ibintu bimwe biri kubaho uyu munsi. Mbega ukuntu ibyo bintu byari bimereye Paulo. See, all that he had been trained to do was vice versa. Amen. So now, with all the education he had, it would just become naught to him. Now he knew that he had an experience. Murebe, yari yaratojwe byari imbusane. Rero n'amashuri ye yose yari afite byari guhinduka ubusa kuri we. Noneho yamenye ko yari afite imyitozo. So here's another good lesson for us. That experience alone isn't enough. Amen. It's got to be an experience according to the word of the Lord. Rero hano hari irindi somo ryiza kuri twebwe. Iyo myitozo yonyine ntabwo ihagije. Igomba kuba imyitozo igendanye n'ijambo ry'Uwiteka. So him seeing this and know that it was a great something that if somebody else had received it before him, he took 3 years and 6 months down in the desert in Arabia. Nuko abona ibyo kandi akamenya ko cyari ikintu gikomeye umuntu runaka yakiriye mbere. Yafashe imyaka 3 n'amezi 6 yepfo mu butayu muri Arabiya. Taking the Bible as it was in the Old Testament and going down there to compare this experience that he had and see if it was scripture. Gufata Bibiliya nk'uko byari icyo gihe isezerano rya kera, maze akamanuka aho ngaho kugira ngo agereranye iyo myitozo yari yagize kugira ngo arebe niba byari bihuye n'ibyanditswe.